nongeye kuguha ikaze kuri Blessing Official TV. Mwayumvise izina ryacu rijyanye n'ibikorwa dukora, kuba umugisha. Mwatubereye umugisha, natwe tugomba kubabera umugisha. Birashoboka ko waba uri umubyeyi ukaba ufite umwana ariko amashereka akaba yabuze. Birashoboka ko waba unazi n'umuntu ushobora kuba afite icyo kibazo. Kuri Blessing Official TV twakugereye mu byaremwe tugushakira ikimera bigaragara mu bushakashatsi ko cyongera amashereka. Wakibonye? Iki cyatsi gikuze kuba ahantu mu mirima itandukanye. Iyo gikuze kigira iryo bara rijya gusa na move, ariko ibindi usanga bifite ibintu bigufata nizo mbuto zazo. Ibyo nabyo tuzabirebaho uyu munsi. Munyemerere twibande cyane cyane ku mimaro nk'ibiri cyangwa se itatu. Iki kimera gikunze kuba ahantu hatandukanye, kivura ibikomere n'ibindi bintu bitandukanye. Uyu munsi abantu bamwe benshi bitewe n'ibibazo bagenda bahura nabyo, ndavuga abantu b'igitsina gore bagize amahirwe yo kubyara, kuko kubyara nabyo bisigaye ari ikibazo. Iki kimera cyitwa inyabarasanya, umuti w'igikomere wo ku rugamba. Iki kimera cyongera amashereka ndetse kigakemura n'ikibazo cy'imyivumbagatanyo mu gifu. Uburyo wabikoresha: fata imikamato ibiri y'amababi. Imikamato no gufata igipfunsi cyawe ukacyuzuza, cyangwa se ikiganza cyawe ukacyuzuza, cyangwa ikiyiko cy'ifu uvange n'igice cya litiro cy'amazi arimo kubira. Utifu yaboneka ite? Ushobora kwanika amababi ukayasekura, ariko ushobora no gufata imikamato ibiri y'amababi ukayivuguta, ubundi ukayiteka muri litiro. Mu itasi imwe mu gitondo, indi nijoro bishyushye. Bishobotse byaba byiza uvanze n'ubuki. Bikore iminsi 7, amashereka yawe aragenda yongera. Ikindi nanone ni imyuna. Imyuna ni ukuva amaraso mu mazuru bitewe n'ubushyuhe cyangwa se n'izindi mpamvu zitandukanye. Ushyira uwo muti mu zuru, uravuguta, ugashyira igitonyanga kimwe cyangwa se 2 mu mazuru yombi. Iki kimera nanone cy'inyabarasanya ushobora kukifashisha wivura cyangwa se uvura ibihushi. Wanika ibibabi bisekuye ukabishyira ku bihushi. Mwakoze. Ni Blessing Official TV. Naho ubutaha.